Nongeye kubasuhuza abanyarwandakazi mbabwira ngo mukomeze kumererwa neza mwebwe mudahwema kudushyigikira kuri Nest TV. Nanone kandi ngira nti dukomeze kwibuka twiyubaka muri ibi bihe bitoroshye byo kwibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Ahangaha turi rero ni ku giti cy'inyoni ahahoze ari muri Kigali ngari n'ubundi icyo gihe muri za 1994, ariko uyu munsi wa none hahindutse mu mujyi wa Kigali ndetse akarere ka Nyarugenge. Aha rero turi nkuko muri kwibona inyuma uriya musozi ni kuri Ruhondo, hanyuma hakurya gatoya hakongera hakaba za Kimisagara. Urebye imbere aho turi hagaze tureba ni imisozi ya za Rulindo na Jari n'ubundi. Rero ahangaha tuje gukora urugendo abarunyuze muri ibyo bihe bavuga ko ari urugendo ari inzira y'umusaraba. Ni ibintu bitari byoroshye kuko abatutsi bose bagerageje guhunga banyuze muri iyi nzira, kuko niyo nzira yonyine yari hari yerekezaga muri Kongo. Bashoboraga kunyuramo ngo barebe ko barokora ubuzima bwabo. Iyi rero yari inzira yanyuzwe mu matariki ashira 3 cyangwa 4 y'ukwa karindwi, kuko nibwo iyi nzira yari itangiye gukoreshwa n'abayinyuraga. Icyo gihe hari harimo ingabo za FARDC n'ubundi ndetse n'intera hamwe muri rusange bahanyuraga bahunga bamanitse amaboko. Rero abatutsi benshi bibeshye yuko yaba ari inzira y'amahoro kandi yaba ari inzira irimo umutekano, kubwo kubona abantu benshi bayinyuramo nabo bakagenda mu gihiriri nyine bazi ko ari inzira y'amahoro. Nyamara rero bivuga ko bitigeze biborohera na gatoya, kuko ubwo bagendaga mu nzira habereyemo ibintu byinshi. Barazaga bagenda bahuriramo n'intera hamwe zibazi n'ubundi ntizibure kubatema ngo zibajugunye muri uyu mugezi tugiye kubereka imbere wa Nyabugogo. Ni urugendo rutari rworoshye rero. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Theodore, aragenda amfasha gusobanura byinshi byagiye bitangazwa n'abatangabuhamya twavuganye ariko batifuje kugaragara kuri kamera kubwo ko batarabasha gukomera wenda ngo babashe kuba bavuga, ariko kandi amakuru baduhaye rwose turagerageza tuyabagezeho uko ari. Reka rero tugende turebe byinshi bigiye bitandukanye muri uru rugendo. Murakoze, dukomeze kwibuka twiyubaka. Yego Theo, rero noneho tugeze nyirizina aho urugendo nkaho rwatangiriye rwerekeza muri Kongo ku barimo bahunga. Nkuko rero twababwiye iki ni cyo gice uno umuhanda Nzove urenga aho bita za Rushashi. Niwo bivugwa ko intera hamwe n'abasirikare ba FARDC bari barimo gucamo berekeza nyine mu bahunga. Ari naho rero tugiye kuganiraho cyane ku batutsi baguye hano, kuko bavuga ko haguye abatutsi benshi cyane. Iyi Nyabugogo mureba yariye benshi cyane. Yego, yariye benshi cyane kuko baduhaye ubuhamya wenda batifuje kugaragara kuri kamera cyangwa mu buryo bw'amajwi wenda kubera batarakomera, kandi tubabwira ngo barusheho gukomeza kwihangana. Batubwiye yuko iyi yari inzira rwose bidashidikanywaho y'umusaraba kuriho. Uribaza uti yari umusaraba gute? Wibaze ko urugendo rwa hano nyirizina bo bahunga abenshi barutangiye mu matariki ashyira 3, 4 y'ukwa karindwi. Wakibaza ngo nukubera iki cyo gihe cyose aribwo bari bagiye. Ukuvuga ngo nkuko twagumye tubibabwira, ahangaho urabona ni inzira yasaga nkaho irimo gusohoka mu mujyi wa Kigali yerekeza mu Ngiro, kuko no muhanda nkeka ko no muhanda baciyemo n'ubundi berekeza muri Kongo. Ingabo zatsinzwe ndetse n'intera hamwe arizo FARDC nyine n'intera hamwe niyo nzira bacagamo. Noneho bigakubitiraho n'abaturage nabo ubwabo bari baturutse mu nce zitandukanye za Kigali, za Kimisagara, za Karama, Ruguru, Norvege, za Nyamirambo. Noneho hano hari igihiri gikomeye ku buryo abatutsi bari bagiye bishe muri ibi bice. Bamwe bagiye bumva icyo gire bakabona hano bari guhunga, kubera ko amakuru bari bafite ari make kandi byari byamaze kugaragara ko hamo Kigali na za Nyamirambo inkotanyi zamaze kuhafata. Ariko noneho bo kubera wenda amakuru batari bafite bakagenda bishura nabo bagenda bahunga baca muri ino nzira. Yego, na bwa buryo bwa communication nkeya byinshi byari byamaze gutungana imbere, bakumva bari gusanga amahoro. Wenda ikintu twakibandaho gikomeye kugira ngo abantu banumve uburemere bw'iki kintu, kwemera gufata umwanzuro wo guturuka i Kigali ugiye Kongo n'amaguru, kandi mu by'ukuri nyuma amahoro yatangiye kuza. Aba bantu nta makuru bari bafite, ku buryo jenoside yari irimo isa nk'inagabanya ubukana.
deja urumva inkotanyi zamaze gufata ibice byinshi by'umujyi wa Kigali ndetse n'ibindi bice byinshi byo mu Rwanda bari bamaze kubifata, ariko urumva nk'abantu bari bihishe bo babonaga ahantu abantu bari guhungira nabo bagahunga, ntago bari bazi bya nta n'umuntu wahungaga icyo gihe azahagiye, nubwo inzira zerekeje muri Kongo nyine bamwe bakisanga muri Kongo, ntago ari uko n'ubundi bari bafashe urugendo ariho bagiye, ahubwo byari mu buryo bw'ubuhunzi busanzwe. Ariko hano rero niho abatutsi benshi bavuga ko bahise bahagurumva n'intera hamwe, wari umuhanda urimo intera hamwe nyinshi n'ingabo zatsinzwe. Ibyo rero byababereye umusaraba cyane, babatutsi bagiye bivangamo koko batari bazi ibintu bimeze biti. Abaduhaye ubuhamya bakomeje kugenda bagaruka bavuga bati uru rugendo ntabwo rwari rworoshye, ni ahantu harimo imirambo myinshi yapfuye ku buryo buteye ubwoba, kuko bavuga ko ibaza uyu muhanda wose guturuka ahangaha hano ku giti cy'inyoni kugera aho wari uvuze za Rutonde, ahantu harimo amateka menshi, ahantu benshi abantu wenda naho turi buhagere, ahantu bita mu Nzove uba hari icyitwa Skol, ngira ngo byakorohera abantu mu gace ko kuri Skol, ngo ni ahantu habereye amahano ateye ubwoba, kuko ngo imirambo myinshi cyane yari irunze ku buryo ngo wasangaga n'abana barimo baronka ba nyina bamwe rwose banapfuye. Arabatanga bamwe benshi bagiye bitubwira baciye muri izi nzira, ibyo babibonye nabivu nubwo batashatse kwigaragaza imbere ya kamera, ko nabo igihe mutima bizaba yabashe gukomera nabo bazaduha ubuhamya. Yego ni urugendo rubyiruko bene data bavandimwe, ni urugendo rutoroshye. Navuga ngo nitubona aya mahoro dufite tureke wa mugani kuyasinda ngo twime amaboko abayaduhaye. Gukora urugendo nk'uru ni ibintu umuntu adashobora kumva. Niba umuntu akubwira ngo turuka mu mujyi ugera i Nyamirambo kumva biragoye, ni urugendo abantu bakoze baturuka hano i Kigali baragenda bagera muri Kongo, nyamara Imana irabarinda. Benshi muri bo baragarutse, ubu ngubu batuye mu gihugu baratuje, nubwo bitakuraho ko ibyo bintu bitoroshye ko byabava mu mutwe. Ari nayo mpamvu twavuze ngo twongere duce muri iyi nzira, byibuze umuntu utaheruka icyo gihe abone ko ya mirambo itagihari, uba ari igihugu kiri ku murongo, hari abantu bagenda bafite amahoro n'amamodoka nk'uko uri kubibona. Ngira ngo Theo twakomeza wenda twegera imbere tugakomeza uru rugendo rwacu. Reka nako gace ko mu Nzove cyane ko ari agace bavuga ko kabereyemo amahano, tugende muharebe muri uko ameze, tubereke ino Nyabugogo rwose. Ngira ngo nubwo duhagaze umuhanda munini uri ruguru, ntabwo ariwo duhagazemo, nuko twegeye hepfo gato twegera Nyabugogo, n'ubundi turi muri wa muhanda aho utangirira werekeza ahitwa mu Nzove, ari naho tugiye. Yego.
yego nanone Theo tugeze noneho nyirizina ahitwa mu Nzove. Mu Nzove yego hariho mu Nzove niho abantu benshi bagiye bamentioninga niho ubuhamya bwinshi buri baze ku bantu ahantu ngo hari imirambo myinshi y'abatutsi myinshi koko ngo ku buryo n'abantu bahaga bari guhunga abo bose bagendaga basimbuka imirambo ari nako bakomeje kugenda bahicira ngo hano hari interahamwe zikomeye cyane. Aha turi ni hafi na groupe scolaire Nzove n'ubundi ishuri bisa nkaho ngira ngo rikuzemo naryo icyo gihe ishobora kuba ryari rihari wenda abantu babizi banyuza aha baba baryibuka ariko ibyiza inyubako zo hano turi ni kuri school ngira ngo icyo gihe ntiyari hari nuko ariho tuvuze wenda hari igikorwa remezo kugira ngo cyafashe abantu kwibuka kandi turushaho no kubereka yuko ibyo byose byari bihari uyu munsi wa none hari ibikorwa remezo. Theo hano hantu ngo hari hateye ubwoba ku buryo urumva abarimo bahunga n'abatutsi barimo bahunga twavuze baturutse muri bya bice bitandukanye twavuze bageraga hano urumva n'igihiriri n'ubwoba byose bombe yavugira hano kuko yabonaga inzira ari igihiriri atabizi akibwira ati reka nce epfo wenda nabwo ndagera ahandi akagenda ataza ahagana akaba cyane ko hano ubona ko hari ahantu h'umurambi n'ahantu habona hisanzuye nkeka ko nayo mpamvu ubona ko hapfiriye abantu benshi koko nkuko babivuga hari ahantu hisanzuye hashobora kuba hari n'abariye wenda na za bariyeri z'intera hamwe ariko nyine bikongera ko n'umuhanda ari wakoreshejwe cyane noho bikarushaho nkeka ko nk'abatutsi bafatwa muri icyo gihiri cyo guhunga n'ubundi babiciraga hano abandi ngo bakabanaga muri Nyabugogo twagiye tubereka Nyabugogo twagiye duturuka iki ni igishanga Nyabugogo na Nyabarongo ni ahantu nyine koko nkuko tuvuganya dore Nyabugogo na eri hepfo hagato ni ahantu habereye inzira y'umusaraba ikomeye cyane. Yego ngo abantu umutangabuhamya yakomeje kugenda bidusobanurira hose yatweretse yivugiye ati hano rwose umuntu yagiraga gutya bombe yagira hano ubwoba n'igihunga kirukanka uzi kuri kugana mu nzira ukaba wirushye muri Nyabugogo kubera kutamenya inzira. Imbere ho gatoya urenze hano hari urutoki rwinshi n'ibisheke byinshi wenda niho bibuka cyane nuko amasaha ari kudufata wenda dushobora kutahagera ariko naho na ahantu nyine haberaga amateka atangaje kuko ubwo wumva iyo nzira yose mwabantu mwe bayinyuze kurya no kunywa ni ikintu kitabaho guturuka i Kigali kugera i Kongo. Bari batunzwe n'umwuka w'Imana ko navuga gusa ni Imana yonyine yahabaye. Hari abantu twase tuganira bo babashe kugera muri Kongo bakanagaruka ariko bavuze ko hari nk'avuze ngo yarinze agera muri Kongo nta n'amazi arangwa nta n'amazi urumva iyo nzira urumva byakwiyongeraho ko bamwe bagendaga bihisha kuko ngo nk'iyo bagiraga nk'ibyago nk'abatutsi bagiye muri icyo gihiriri ko kurumva nkuko tuvuga za Kigali zari zafashwe za Nyamirambo zafashwe ariko kubera nta makuru urumva kiragihe iyo bombe yavugaga ntiwamenyaga ngo ndahunga nde wagendaga mu gihiriri hari abo icyo gihiriri bakigiyemo barinda bagera muri Kongo ntawo bakozeho bamwe mu barokotse jenoside bagiye bitubwira ariko abenshi bavuga ko bagiye bagwa muri urugendo kuko ngo iyo bakumenyaga gato cyangwa bakagira nk'umuntu ukuzi wakubonaga bahitaga bakwica interahamwe nta mwanya ngo zari zifite zatemaga zijugunya muri za Nyabarongo kuko ino traje yose ni kuri oboro ya Nyabarongo yego n'ubundi Nyabugogo iragenda igahurira na Nyabarongo imbere urumva n'umugezi ukomeye wenda kugira ngo turusheho kumvikanisha cyane cyane aya mateka ku rubyiruko ku bana cyangwa se ku bantu batanyuze iyi nzira uyu muhanda ugenda uhana imbibi gute paka ugeze muri Kongo uva aha ujya he uhinguka he ubundi uyu muhanda nkuko mwabonye ucomokera kuri hara ku kiraro kigenda Kirongi ugahita uca kuri noboro y'uno mugezi wa Nyabugogo iyi rero iratambika ikagera ahantu bita za Rutonde ukagera ahantu bita za Rwahi ukazamuka ahantu bita za Ruri ukomeza kurusha shinguka mu Gakenke n'uyu muhanda rero niwo muhanda niyo muhanda nyine baciyemo muri iyo nzira ikomeye cyane rwari urugendo rutoroshye yego noneho tugaruke gato twibaze niye mpamvu ishobora gutuma umwana w'urubyiruko w'uyu munsi utarabonye ibi bintu azinzira ashobora kwicara ukabona yanditse ibintu birimo ingengabitekerezo ya jenoside abirukana ni ibintu burya gukira n'urugendo nkuko mubizi urumva hano hari abantu benshi
by'umwihariko nk'abana, hari abana baba baravutse nko ku bantu bakoze jenoside cyangwa se nko ku bantu batarakira bagiheranwa n'ayo mateka. Akenshi rero ibintu baba barabaganirije urumva kuba bababwira tujya tureba nko ku masosho media hari ibigrasha biba biri aho ngaho byirirwa bivuga ubusa urumva niko twabivuga bivuga ubusa ugasanga barimo barapfobya jenoside birimo baravuga amateka atabaho bikaza double genocide. Murabizi hari abantu benshi urumva nubwo bamwe bagenda bahinduka ariko nyine ibyo byose biba bikiri mu mitima y'abantu. Noneho bya bintu umwana yarigishijwe wabakiyumva nyine rimwe na rimwe we koko nk'ibi bintu ntago ababizi. Niyo mpamvu urubyiruko nibura abana bavutse nyuma ya jenoside ni ngombwa nyine nkuko n'undi gahunda ya leta yo kubaganiriza ibihari ariko nyine ababyeyi nabo bagomba kwirinda kubajya babaganiriza bababwira ibintu bitagize. By'umwihariko nyine abana ukababwira amateka ya nyayo kandi ukababwira ukuri kandi ntubigishe nyine ibintu by'amacakubiri ukabigabanya. Niko bigomba kugenda. Yego ngira ngo nkuko twahereye kare tubivuga uru rugendo ntabwo ari filime turi gukora, ntabwo ari documentary yo kwishimisha cyangwa yo kwinezeza. Wenda urugero rutoya murabibonye tuva ku muhanda tugera hano sinakurepe ariko duteze igare nagira ngo mbumvishe nyine ubutesi dufite muri iyi minsi, ariko sinanavuga ngo n'ubutesi byose ni amahoro n'umudendezo n'intambara yarwanywe cyane na RPF kugira ngo uyu munsi wa none tube turi muri ayo mahoro turi kuvuganye. Duteze igare tuva ahantu nta n'ikirometero kirimo ntitwari kuhagenda n'amaguru, ariko nkumvisha ibyo birometero aba bantu bagiye baturuka uyu muhanda wose n'izi nzira uyu mugabo ari kubabwira z'uruhererekane kugira bageze muri Kongo. Imana ikabarinda, bamwe bakaba bariho, bamwe bakaba naho bicaye uyu munsi batekereza batiyumvisha yuko inzira n'ubundi nta mirambo y'abatutsi ikiharyamye. Theo nagira ngo wenda wongere gatoya umara impungenge umuntu waba yaraciye muri iyi nzira. Turabizi ko hari abantu bagiye baburana n'imiryango yabo, bagiye bagera muri Kongo mu nkambi bakanaburana n'imiryango. Uyu muntu naramuka wenda arebye iki kiganiro afite umutima wenda avuga ati mu Rwanda haracyari bya bindi nyuze mu nzove n'ubundi nakongera nkabona ibyo nahabonye icyo gihe, wamumara impungenge. Babwiye hari abantu benshi ahantu baba batanahaheruka, bashobora kuba bakiri no mu Rwanda wenda ariko nyine bakifite ya image ya nzove ahantu yakwitanye n'imirambo ahantu gendaga bica abantu urumva wa murongo munini cyane w'intera hamwe ndetse na XFR zagendaga zihiga abatutsi aho bahore hose bimwica. Ariko mu by'ukuri icyo nababwira nuko igihugu cyarubatswe, igihugu cyaratunganyijwe, hari ibikorwa remezo kandi murabibona. Niyo mpamvu nkangurira abantu urumva by'umwihariko abantu bakuru bafite ari amateka bafite kiragihe sibyo abana babo babumvishe babagani babaho kuri kwa nyako. Biba bitangaje kubona umwana nkuko bivuga mwana wavutse nka 2005 ariko akakanya akabashobora kukubwira akagutandukanyiriza abantu urumva bwira tabana nyine ibyo bintu bakaba baramushyizemo koko yakuza byumva mu muryango sibyo yakuza byumva abatutsi abantu bacitse ku icumu wagasanga ni ba bantu nyine agifata nk'ari abantu badasanzwe sibyo. Mu minsi ishize hari ukuntu umuntu yanganirije umwana muto rwose w'imyaka 10 n'ingahe urumva ariko kumva aracyafite bya bintu ngo nuko ngo abana ngo ubwo yarabonye umuntu aravuga ati ariko se kuri muntu ari mubi ubundi buriya nkabona ari umukire tinyamara abeza hari abeza busanga bakennye cyane urumva. Noneho atangira gutanga ingero z'abantu ngo barabaturanyi be afite abana beza bafite akazubu kameze neza agiye kongeraho akantu ngo ariko ngo bacitse ku icumu. Urumva icyo kintu hari umwana muto umwana wiga muri segonderi urumva ibintu kuba baramushyizemo ko kuba wenda yaracitse ku icumu nyine akabona ngo afite ako kazuru ngo ni mwiza cyane ariko ibintu ukumva ko ni ibintu bamushyizemo bidakwiye muri iyi generasiyo sibyo. Tuba dukwiye rero kubaka generasiyo yarandutsemo ibintu by'amacakubiri, yarandutsemo ko abantu batandukanye urumva kuba yararebye uwo muntu kuko yacitse ku icuma kumva ko batandukanye wenda utwo tuntu turi tije agenda ashyiramo nitwo dukurura bya bindi akazumva ko bitameze neza. Yego rubyiruko rero navuga ngo dushyira imbaraga mu kwiga amateka ariko cyane cyane muri bibe twibuka bacu bazize jenoside yakorewe abatutsi muri
Mata 1994 tujye turushaho kugera ahantu hagiye haba ibintu bidasanzwe kugira ngo duhumurize abantu tubereke uko atari ko bikimeze. Uyu munsi aho birukankaga bahungira mu rutoki hari ikibuga cy'umupira ndahabona hari gukiniramo abana, byose turabikesha RPF Inkotanyi. Nakoze ibi byose kugira ngo aya mahoro aboneke. Ndongera nsubiremo mvuge ngo aya mahoro ntituyasinde ngo twime amaboko abayaduhaye. Reka tubashimire ariko kandi tunabizeze muri iki gihe dukomeje n'undi kwibuka tuzagerageza kugenda tugera henshi hagiye haba ibintu bidasanzwe tubereka yuko ari amahoro. Yewe nawe waba uri hanze y'igihugu utaraza kuva icyo gihe cyose n'ukuri mu Rwanda na amahoro ibintu bimeze neza. Nyuma y'ibyo byose turibuka ariko kandi turi no kwiyubaka. Niko bimeze cyane. Reka rero tugenda tubashimira ariko tubabwira ngo mukomeze kwibuka mwiyubaka. Urumva ntimwaba bacitse ku icumu mwiheranwa n'agahinda kandi namwe dukangura nk'abantu bagize nk'uruhare muri jenoside hari abarugizemo ariko bakemera icyaha bagasaba imbabazi. Urumva abantu turabakeneye baduha ibiganiro batanga ibiganiro bagaragaza inzira zo gukira. Urumva abantu baba barasabanye imbabazi abo bose mugende mwigaragaza kandi mugaragaze ko imbere ari heza. Yego Theo ndagushimiye rero. Tugushimire nawe Nesti, twizere ko n'ubutaha nyine tuzongera tukaganira. Ibi tugiye kuzajya tubikora kugira ngo iki gihe cyose cy'icyunamo iminsi 100 tugende turushaho kubaka igihugu cyacu kandi no gusobanukirwa amateka y'igihugu cyacu ndetse turushaho no guhashya. Yego umuntu wumva mbora kubwira umuntu wumva wenda hari n'ahandi akandi gace kabayemo ibintu bidasanzwe ashobora kumva twahagera tukamwereka uko bimeze n'abatangabuhamya baho nk'uko uyu munsi shimira abaduhaye amakuru y'uru rugendo rwabereye aha ngaha. Ntabwo twabaveba ko mutabashije kuza kuri kamera n'ibyo rwose wenda ni murakomera ariko kandi navuga ngo murakoze cyane. Imana ikomeze kubakomeza imitima.